aravuga ngo ni Siyana haza amuzaniye akabombo, araza amuhereza akabombo mu saa moya, niho yicaye umwana nyina kakabombo amuzaniye arangije arabwira nawe musohoke uyu munsi ntabwo mpari, ndagiye ndasohoka mbasiga hanze ariko hari hakiri kare nko mu masaa moya. Kuva icyo gihe nigendeye sinongeye kumenya amakuru ya Claude, niyo nza kuba mpari ubundi ntajya ataha ataciye mu rugo ngo arebe ngo nakinze ngo ngaje kureba umwana we, ariko kubera ko nagiye nkaza nyerewe ntabwo namenya amakuru ye n'igihe yaba yatahiye, ariko namusize mu gasima hakiri kare yari ahavuye pe. Nanjye wabisohoreye mu nzu kumwe n'abandi bakirana imisohoke ngendagiye, ndababwira barambaza tugiye hehe, atunjyaneyeho umwana ni wapi ntabwo mari ubu ngiye mu gisohoke, murambaza aho ngiye kubera iki, ducyocyorana gutyo Claude musigaho ndasigaho ku muryango kuyo aza kugenda urumva hari hakiri kare, ntabwo nongeye kumenya iherezo rye. Nagarutse bwije abantu bose baryamye, urumva ntabwo yabashije kongera kugaruka mu rugo, ariko yari ahari, yari yiriwe apakurura hariya kuri Skol pe. Ibyo ari byose kubera ko yari umwana uvomera abantu hano mu mago muri quartier, gukora ibiraka byose, gukubura, kuvoma, bakamutuma kurangurira abacuruzi, yajyagamo inzoga nk'uko bisanzwe nk'abantu bose. Ubwo rero nimugoroba yanywereye hano mu bubari bw'umumama, hari umumama bita Pisi niho yanyweraga, arataha acumbitse kwa Mutoni imbere ya Kabose. Mu ijoro bigeze nko mu masaa sita z'ijoro ngo nibwo yabyutse, ntiyari yanaryamye nibwo yari atashye, asanga Mutoni aracyacuruza, aramuga ati ko watinze gutaha, ati natinze, ati ariko ndaje, arongera asohoka mu gipangu aragenda. Ageze aho umuhanda ngo nibwo yahuye n'uwo mukecuru bita Jose, asa amuherekeje. Urebye rero urupfu rwe, niba yagiye uko umukecuru yarinda yayicuruza, niba yagiye agahurirayo n'undi mugabo, ntawamenya uko byagenze, ariko imvura yagwagamo. Rimwe na rimwe ariko haruguru hano hameze nkazi bijyanye no kumuntu yakicwa gutya. Byamenyekanye mu gitondo saa 12 uwo mukecuru ari nayo wabibitse bwa mbere, araza ahamagara umugore bita Amapetu uba hano mu gipangu, ahamagara n'undi mukecuru uba hakurya y'umuhanda hariya, arahabwa ati muze murebe urwo Claude yapfuye. Ahita akomeza amaragenda ngo ajya kuri MTN guswapisha telefone, n'ubu ntaragaruka. Yagiye avuga ko agiye ku cyicaro cya MTN guswapisha telefone. Urebye mu kwicwa kwe bamukuyemo imyenda n'inkoni bamukubise, uwamwishe yamukubise kuko afite imibyimba ku mubiri arabyimbye. Byaba ubusanzwe nta rugomo rwajyaga ruhaba, uretse wenda abantu bajyaga banywa amasaha ya saa 3 saa 4 bagakinga ububari, ni ibintu bitunguranye ntabwo byajyaga bihaba. Niyo murakoze cyane. Uyu muntu urebye uburyo yitwaraga neza, uburyo namubonaga hano, namubonaga aterura amadomora, atwara amakureti y'abantu, imibereho ntaye ntabwo nyize, ariko namubonaga abana n'abantu neza, nta muntu numvaga barwaye, kandi naparikaga nari muzi kuko namubonaga. Ni ukuvuga ngo namubonaga nk'uko kose nk'uko abandi bamubona. Isaha Claude ni umuntu ntiyiba muri quartier, wamusiga ku rugo, nubwo njya nkamusigira n'umwana bakirwana n'umunsi wose, ntiyiba, ntajya yiyenza, ntatukana, sinakubwira ngo umuntu wamwishamurije urukipe, nta ibyo ni ibintu nakubwira, wenda navuga nubwo ni ikintu cy'umuntu asaba, ariko ntajya yiba. Ni umuntu witaratarira aho muri quartier, nta muntu bumva bacyocoranye ngo yamutwariye ikintu, ntawe rwose bajyaga babangamirana muri iyi quartier, ntawe. Cyane cyane ko nta n'ahandi hantu yakundaga kuba ari kunywa, yanyweraga mu rugo, akava mu rugo ateruye uwo mwana bakajya kwicarira hariya ku muhanda wa ruguru, akongera akamugarura. Rero nta muntu numvaga umuvuga nabi ngo yanyibye ngo yanitse, oya, ntabwo nakubwira ngo bamusize kuko ntacyo. Nta makuru y'umuvuga nabi nzi muri aka gasima ngo yamwibye ndariyenza, oya. Urakoze cyane. Yego urakoze cyane.